Tayari yes ni breaking news ni amakuru mashyari yitwa cyane tugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu ni amakuru n'ubundi azindutse atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha y'igitondo turi ku munsi wo kuwa kabiri itariki 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 muri kano kanya mu twemerere turebere hamwe ibya makuru mashyari atunguranye ku rugamba rukomeshwe nderurera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu byamaze kwa bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane mu bice by'ibitandukanye komeshwe ndahumvikana amasasu menshi cyane ndetse urugamba rwamaze kuba arukara mu bice byitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyepfo muri kano kanya ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane ahazwi nka Gitega hazindukiye amasasu menshi cyane komeshwenda araswa ku nyeshyamba za mama 23 ngiye kandi ibi turaza kuba n'ubundi tubirebera mu gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye tukarebera hamwe andi makuru menshi akomeshwenda agarukwaho ni ku mugi wa Goma kwizamagingo ya ahamaze kuba n'ubundi hafatirwa umwicanyi kabuhariwe ese uyu mwicanyi nuwe mu wohe mutwe cyangwa se yatumwe nande uragenda ubimenya gatanu kuri gatanu uragenda umenya ibyerekeranye n'amakuru ya operation zikomeshwenda zikorerwa mu kibaya n'ingabo z'ucyurundi arizo Fdnb zamaze kuba n'ubundi zifata umugambi ukomeye cyane wo kuba n'ubundi bahungabanya umutekano wahangaha mu kibaya ndetse ari nako bagenda bongera kurasa mu karere ka Rusizi by'umwihariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ibyo rero ni bikomeshwenda abigaragara ko abarundi bamaze kuba bafata imyanzuro ikomeye cyane ndetse yo bakomeshwenda batangaza ko gahunda iharari yo kwigarurira uyu mujyi wa Uvira izindi operation zizindutse amakuru komeshwenda yemeza ko ingabo z'ucyurundi Fdnb zamaze kuba zigabamo ibice uruhande rumwe rukaba rurimo kugenda rukorana n'urubyiruko rwa Wazarendo muri gahunda zikomeye cyane zo kuba bakwerekeza muri ibi bice by'ibitandukanye bya hano kwa cy'indege cya Kavumu nacyo giherereye hano muri Kivu y'Amajyepfo ningwe kandi ahitwa Bukavu naho ibintu bitoroshye habe na gato hari amakuru komeshwenda yemeza ko abarwanyi bakaba 26 ba mama 23 bazindutse bapfiriye mu muhanda birumvikana rero bashobora kuba n'ubundi bari kuri patrouille by'umwihariko bakagwa mu gicu cy'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa hamwe n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye yose ngiye kubanya kuvira imuzi n'imuzingo mu buryo burambuye ariko kandi mbere ko turambura aya makuru mu buryo burambuye nyemerera unyereke ko turi kumwe ukande kuri subscribe usiga igitekerezo cyawe ango muri comment kijyanye n'amakuru komeshwenda tukugezaho by'umwihariko biraza kuba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu erereye amango muri comment ubundi gihe cyose uzarushyiraho inkuru cyangwa se kigano nazo byo bashe kuba bakibona mu bambere ndetse kandi turishobora no kujya tubana gatatu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwishe ndetse nuko bukeye namaze gukanda subscribe rero ikaze mu makuru ndetse n'ibiganiro by'ibitandukanye dukomeshwenda tubagezaho umunsi ku munsi. Yes rika twiyuse cyane nabyo gutinda rero turebiri hamwe ibya makuru noneho ni mu buryo burambuye na makuru menshi cyane azindutse avugwa ariko kandi ni munyemerere turebiri hamwe by'umwihariko duhereye hano imirwano yamaze kuba yakomera mu buryo bukomeye cyane ahitwa mu Gitega ubungubu hazindutse amasasu menshi cyane n'umuriro abarwanyi ba mama 23 bakomeshwenda baraswaho urufa rw'amasasu by'umwihariko n'ingabo z'ucyurundi Fdnb kwizamagingo bigatangazwa ko abarwanyi benshi cyane bamaze kuba n'ubundi bahaburira ubuzima nimugero ibingi bikomeshwenda habiba n'ubundi mu gihe izinyeshyamba za mama 23 zikomeshwenda zihigwa burkwari n'ingabo z'ucyurundi Fdnb aho bitangazwa ko atari aya masasu by'umwihariko komeshwenda araswa n'izingabo z'ucyurundi gusa komeshwenda abahitana ahubwo bakomeshwenda banahitanwa na za mine ngo zagiye ziterwa munsi y'ubutaka by'umwihariko ngo zikazi komeshwenda ziturikana abatari yake muri aba barwanye byose bikabikomeshwenda abiteza ikibazo gikomeye cyane haba kuri abarwanye ndetse n'abaturage baturiye muri aka gace ka Gitega kwizamagingo akazindukiyemo inkuru zitari nziza cyane zerekeranye n'uburyo urugamba rwazindutse rwahinduye isura mu zindi operation zizindutse amakuru komeshwenda yemeza ko rwose ingabo z'ucyurundi komeshwenda zikora ama operation akomeye cyane aho ibintu byamaze kuba by'umwihariko bihindura isura n'urugamba rwamaze kuba aruhindura isura mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko abarundi bakaba bakomeshwenda by'umwihariko bakora ibidasanzwe by'umwihariko kuri uru ruhande rw'uyu mujyi wa Uvira kwizamagingo ya komeshwenda ubiramo ibidasanzwe amakuru komeshwenda yemeza ko rero Uvira muri kano kanya by'umwihariko komeshwenda hakorerwa operation z'ingabo z'ucyurundi zamaze kuba azemeza ko zigiye kuba zatangiriza urugamba karahabutaka rujyanye no kuba rero izi ngabo z'ucyurundi zakwisubiza uyu mujyi wa Uvira mu buryo by'umwihariko navuga ko buri official cyangwa se bwemewe neza cyane ndetse aho bagomba kuba winjira muri nta kintu bikanga na kimwe cyo kuba waba urimo umurwanyi wo mu mutwe wa mama 23 na makuru menshi cyane rero azindutse agaruka muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko binatangazwa ko naho n'ubundi nubwo bikomeshwenda biba uko nk'uko by'umwihariko abarwanyi ba mama 23 hari abamaze kugenda rero bikura muri tumwe mu duce bari barimo bagendaga abakoreramo ikiswe patrouille kwizamagingo bigatangazwa ko abangaba bamaze kuba bava muri ibi bice aho bakomeshwenda rero
bahungira mu bindi bice byerekeza hariya za Bukavu ndetse no mu bindi bice bizwi nko mu kibaya ari no kwisa magingwa rero naho ibintu bivugwa ko ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane mu kibaya rero murabizi ko ari hariya hafi y'umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo aho rero naho mu minsi yashize hagiye humvikana icyerekeranye n'iraswa ry'amasasu menshi cyane hari nayo byagiye binavuga ko yongeye kuba yagwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ariko ku bwa systeme zirinda ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda hakaba hari ibimwe ngo byagiye bizimwa n'ubundi n'izo systeme kuza magingoro amakuru komishigenda ayemeza ko ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane aho n'ubundi zingabo z'ubucuruzi zifatanyije na wazarendo ngo gahunda bakomishigenda bagira ariyo kuba n'ubundi batangiza urugamba karabutaka muri iki kibaya by'umwihariko ngo bagatangiza rero by'umwihariko n'urugamba ku cy'u Rwanda ngo dore ko amakuru menshi cyane komishigenda aturuka mu byerekeranye by'umwihariko na radari cyangwa se n'uburyo navuga ko ari uburyo bashakamo amakuru ku gihugu cy'u Burundi ngo bakomishigenda babona ko rero ngo by'umwihariko urugamba rukomeje kugenda rukara ku butaka bw'igihugu cyako by'umwihariko ngo hari n'ibikomeje kugenda bituruka ngo n'umusada ukomeye cyane ngo ukomeje kugenda uturuka muri ibi bice bitandukanye bya za Rusizi ibyo leta y'Kinshasa yakomeje kugenda ishinjwe cy'u Rwanda kuba by'umwihariko gitera inkunga za gisirikare uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse ko nta munsi igihugu cy'u Rwanda ngo kidahwema kohereza abasirikare ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ni byinshi bizindutse bigarukwaho mu bice bitandukanye ni byinshi komeje kugenda abigarukwaho nk'ubu ngubu hari amakuru kugenda nanone avuga ko abarwanyi ba M23 babarirwa muri 26 baba bamaze kugwa muri uyu mugi wa Bukavu by'umwihariko iza magingo rongo kabatari hamenyekana by'umwihariko icyaba hitanye ariko amakuru akavuga kuri by'umwihariko ngo abasirikare ngo bigaragara ko bari kuri patrouille ku ruhande rwa M23 iza magingo rongo bakaba bazindutse by'umwihariko batagihumeka umwuka bazima haribazwa rero uruhande rw'abarwishe inyuma y'urupfu arw'aba basirikare ba M23 mu gihe n'ubundi komishigenda abitangazwa ko izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'urubyiruko rwa Sereno ngari bashobora kuba rero binjiriye uyu mugi wa Uvira wa Bukavu mu gihe n'ubundi bari guteganya kuba bakora operation yo kwirukana Burundi noneho abarwanyi ba M23 muri uyu mugi wa Uvira ni byinshi bikomishigenda abigarukwaho nago nasoza aya makuru nakubwiye kuri mu mugi wa Goma naho igikuba cyamaze kuba gicika mu buryo bukomeye cyane dore ko hamaze kuba rero hatangugenda hafatirwa bimwe mu byihebe cyangwa se abicanye ngo kabuhariwe iza magingo ikomeje bitangazwa ko ngo bari bafite umugambi mubisha kuri izi nyeshyamba za M23 uyu ngurongo waje kuba afatwa we ngo yari rutura ku buryo bukomeye cyane aho ngo yari afite mission zikomeye cyane ariko aya makuru yose n'ubundi nago twayamenya mu buryo bwizewe 100% igihari nuko yamaze kuba yafatwa ariko dukomeje dukurikirana kandi kubyerekeranye na gahunda yaragamijwe ndetse n'uruhande rw'aba rwamutumye kuba yaza guteza ikibazo cy'umutekano ndetse kirimo n'ubwicanyi muri uyu mugi wa Goma umaze igihe ukontrolwa n'inyeshyamba za M23 sibyo ngibyo gusa rona nakubwiye ko ubu ngo barimo kugenda hakorwa operation karabutaka ku ruhande rwa Fdnb ndetse na wazarendo sigamije kuba rero zasiga by'umwihariko kibwa cy'indege cya Kavumu cyongiye kuba cyasubirana n'izi ngabo z'igihugu cy'u ndetse n'urubyiruko rwa wazarendo 5 byinshi komishigenda bigaruka muri aya masaha ne byinshi tukomishigenda dukurikirana turagenda tugezaho ko bigenda bitugeraho cyo ngusaba nakindi komeza unyereke ko turi kumwe ukande kuri subscribe usigiye igitekerezo cyawe aho ngo muri comment kijyanye n'amakuru dukomishigenda tukugezaho ubundi gihe cyose dushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro zagiye itikona mu bambere ndetse turusho no kujya tubana 5 kuri 5.